Mbanje kubasuhuza inshuti bakunzi b'Umurava Media TV. Mbahaye ikaze muri aka kanya aho ngiye kubasobanurira ibijyanye n'Umurava Media TV. Ese Umurava Media TV ni iki, ikora iki, igamije iki, yigisha iki, intego yayo ni iyihe? Mbahaye ikaze. Umurava Media TV ni TV yashyizweho igamije kugeza amakuru atandukanye mu bice by'igihugu bitandukanye, tutibagiwe hanze y'imbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse hazajya hanyuraho komedi na filime nyarwanda. Mwaba mbashishikarije kuzabikurikirana ku Umurava Media TV, aho muzifashisha gukora subscribe, like, share and comment, mukazajya mukurikirana ibiganiro bye bitandukanye mubanje gukora subscribe, share and comment. Bikazabafasha kumenya amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro binyuraho, komedi zinyuraho, filime nyarwanda, mubasha kugenda mubyakira uko bwije n'uko bukeye. Jewe ubagejejeho iki kiganiro ni Kubana Egide. Murakoze cyane. Umurava Media TV kuri bose. Umurava Media TV inshuti ya bose. Se chérie. Karame. Se uko kuza mujya mu masaha. Amasaha ageze he? Sasa tuzigeze. Nubuze zamwetu ndende zanjye uko ziriye. Reka nze nzisana. Sika amasaha yagiye. Chérie ntirira vuba rwose, ndi kubona n'amasaha yagiye. Chérie mbafite n'akazi kenshi n'ukuri. Akira mba. Amasaha yagusize kubera kuryamira nawe. Kuri mba natinze. Ariko nta kibazo. Ntabwo biba byoroshye kandi uyu munsi mfite na mission nyinshi. Mfite mission nyinshi, ndibuze kujya Rubavu, nimba yo ndajya mu nama. Ubwo nuratinda chérie gutaha. Ntabwo ndatinda pe, ntabwo ndatinda. Sakuri n'ebyiri ndaba natashye. Harya uyu munsi chérie we ntabwo uri buze kujya mu kazi? Oya, uyu munsi ni konje. Ufite konje. Uririrwa ni rungu. Ari Kadogo aranganiza. Kadogo se ko nabonye ahubwo amagambo yiwe wagize ngo wagira irungu. Kadogo ahari? Nabonye ari umwana mwiza njye. Yabagira amagambo menshi pe. Gira amagambo. Gira amagambo menshi, avuga ibizima. Avuga ibizima pe. Ejo mundi ngira ofu twaririrwanye uri mu kazi. Je nagwamagaraga byari byandenze. Ariko se kanguye babe mwereke. Ndebera bag. Ndebera bag nzi mu kazi pe. Gushira ndicyo kuzuba washashe ko. Ndaceka ibintu byose wabishyizemo. Sheri nakerewe rwose, reka ngire njemo. Masaha yagiye se ahubwo ndabona moto sheri. Urayibona? Ndi mubonye moto koko ivuze kuntwara kuza kuri kugera ku kazi. Sheri gusa ndi bubone moto we. Urayibona hari abakozi bazihari bose. Moto ziba zihari. Sheri rero reka njye mu kazi we, reka nze mu kazi. Wihangane ntabwo ndatinda sibyo. Ngo ugenda rero ubwo uri butegereze Kadogo ave mu kazi, aze kuza kukuganiriza, agira amagambo menshi. Ubwo turavugana ngeze ku kazi sibyo? Sawa kazi keza. Thank you. Cyo nabonye ahantu haba amahoro kabisa, ko n'undara numva hirya batongana, ruguru batera amabuye, hepfo hose. Cyacyo bano bantu bagira umutima mwiza nkore. Nanjye niyo mpamvu nanjye nzahaguma paka wenda nkashakira n'umugore.
kuko ndabona bano bantu bafite n'umutima mwiza bananyubakira. Nanjye nzabakora neza wenda nzareba icyo nzabakuraho. Nagenze henshi ariko hano hantu haranshimishije kabisa. Ewana nanjye niboneye ababyeyi i Kigali. Umubosi nkora ntari bibwiwe kabisa. Yemeye kuzankorera byose. Kaduranga. Ndi mu kazi kose mabuja. Akazi kanyu ni keza kabisa. Se Kado, ubona utabangamiwe hano? Hano rwose nose ko navunika. Nabangamirwa n'iki kandi ko mbona n'umwanya wo kuruhuka. Nkabona n'umwanya wo gutembera. Ntabwo rwose mbaza. Ubona aho gutembera Kado? Ubona aho gutembera? Iyo mbonye akanya ndanyaruka nk'iminota mikeya nkikoza hano hepfo nkakina n'abandi bana bagenzi banjye. Rero ku cyumweru tujya gusenga tuzajya tujyana n'igisheri nawe yiriwe hano ku cyumweru. Ngagira ibyo kuzanira agatebe nicare. Se Kado ko watinze? Maburiya naje ariko nabanje no kugahanagura. Nasanze kari kaguyeho umukungu. Yego. Fura vuba ari amashuka uhita ugenda muri firigo urebemo za nyama ziteke. Ziteke neza kwa kundi. Yego mabuja. Sheri ko yatinze ubu namuhorora si wamuhamagara. Kamuhamagare numva aho ageze. Mbana n'amayinite mfiteho kamwandikire mesaje. Kazi kari danje kabisa. Kandi sheri yanyohereje SMS ariko sinabashije kugira ute kuyisoma. Yari ari kumbaza aho ngeze bisi irungu ryamyishe. Reka nihute ndamusubiriza mu rugo nta kibazo. Sheri bite? Amakuru. Sheri umunsi wagenze ute? Yambi. Umunsi wagenze neza wariye? Ntabwo utegereje. Wanegereje? Use ko washonje? Turicara ngaha ndatwicarire. Kado. Ngwino hano. Muzanire intebe. Mbega umunaniro kazi kari kenshi cyane. Aho bari cyo wiyumvishije. Karame? Abariho tujya kuruhukira nta kibazo kabisa. Sheri Kadugu yakuganirije? Irungu ariko ntabwo ryakwishe. Ntabwo ryakwishe. Nifite ubwoba. Yesu mbega umunaniro. Ayiwe! Chabinda naniwe pe. Chabinda naniwe cyane pe naniwe. Thank you. Akazi kuzukuna kazi kari ikibazo. Kazi kari ikibazo gusa uzukuna nashatse amazi yo kunywa ndi ku kazi bikaba ikibazo. Natumye abantu bagera muri bangaye bose. Chaka amazi yo kunywa nayabuze. Ahubwo ndifuza ko wagira ukanshakira amazi yo kunywa kuko nje mfite inyota. Arone naguze kuko
Akumeze neza. Kumbuye. Nzanira amazi, Sheri, nzanira amazi. Ese kazi ntabwo kari koroshye pe. Ananiwe. Oh la la, telefone ya Sheri umuriro washyizemo kuri cyo batayicaginze. Sheri, ko watinze? Reba na telefone yawe nta muriro urimo, kuki utayicaginze? Niyo uri gukoresha uri kwimara irungu. Ndi kubikoresha ndi kuri WhatsApp. Ariko ndayicaginga mu kanya. Kuma bugiye gushiramo koko. Sena. Basi dusangire. Sibyo? Ikumva ukuntu aryoshye. Mwateguye iki se cyo kurya? Mu kanya kadugara ariko mama agiye gushira. Yatetse iki? Wasanga yatetse ibintu ntabwo n'usugu biragenda mwatetse iki? Umva yatetse ibintu ntajya gukora. Yatetse iki? Mfite amatsiko yo kumenya yatetse iki? Yatetse iki? Byabiri gukunda. Ibihe. Ibaze, ni inkoko? Cyane izi? Ndakwavu. Iyi muri firigo hari izi nkoko, okay. Kwavu nari. Umunsi wagenze utese? Wagenze neza. Nanjye wagenze neza. Etse ku munsi nta beti yo kurya ku kazi nagize. Nari mfite mudu y'akazi. Mbete nubwo nyine wari wambuze. Umva icyambere nakubuze, sibyo? Maze kukubura ngira akazi kenshi. Ngaho ibaze kugira akazi kenshi ukabura n'umukozi wawe. Ibaze kubura umudamu wishaje ari. Si ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Rero bifuza ko ntabwo biba byoroshye. Nagukumbuye. Nanjye cyokoze gusa nanjye nagukumbuye. Biri seri cyane. Umunsi wose ngo nawe ibaze umunsi wose. Ibaze umunsi wose urutegereje nakubuze. Numva atari ikibazo. Ni ikibazo nyine nagukumbuye. None se Kadogo akora akazi neza ariko? Ni umwana mwiza cyane. Umwana mwiza? Uriya mwana njye namukuye mu cyaro. Uri kunyumva? Namukuye mu cyaro igihe nagiye muri mission z'akazi. Naramubonye umwana uri kugenda ku muhanda asa nabi, numva afite umutima mwiza. Cyo nubwo cyagera guhamagaye kuri telefoni nakubwira doke nabonye umwana mwiza namuzana akatubera umukozi. Nibwo naguhamagaye. Gusa n'umwana mwiza. Ko twari tuyana gusenga. Gusenga we. Arabikunda? Numvisha bikunda cyane. Abaye abikunda. Shiri twajya tumujyana gusenga. Nanjye nabonye ari umwana mwiza. Cyane. Ahubwo ikibazo mbafite iyo ari hano ubona yitwara ate, iyo agiye ku muhanda yitwara ate, ubona bimeze bite? Ni umwana mwiza cyane. Umwana mwiza cyane. Kuko nazerera. Nagazerera. Ako shiri urugo rwacu rurimo amahoro. Tujye dukunda gusenga, sibyo? Urimo umugisha. Urimo umugisha. None Imana yaradufashije iduha umukozi mwiza. Unakunda gusenga kamere. Gusa biranshimishije pe. Kadogo? Yego boss. Urifuza iki kuri kudukomandira? Nayo bafitiye amakuru boss. Abo Kadogo amakuru yawe shera bafite Sheri. Kadogo bafite amakuru menshi yayakubwira ntabwo wayarangiza. Nyine yego nyine nduse. Hano ni mu rugo sibyo? Kadogo ayo makuru ugiye kuduha ni meza. Reka tumutera. Ngwino tubwire. Nagashimishije. Ngwino tubwire. Ngaho ngwino nta kibazo. Ngatubwire. Ngiye mwanumaga amazi harahiye. Naje kwa Rwigara nyine hari abantu benshi cyane. Noneho nkajya numva ngo ese ngo uriya mugabo uriya mugore ngo amuhiki. Noneho ngo ese bamwe ngo ni inzaratsi, abandi ngo ntabwo wuzuye mu mutwe, abandi ngo yarakuroze ngo yarakurangije. Bamwe ngo hari noneho wa mukozi waho noneho we sasa. Ndamubona wa mukozi ndakumubona ngiye mu kazi yagenze bite. Noneho karekamo kambwira ngo hano ngo nzahave, ngo nzigendere ngo ahandi, ngo hano ngo muranambura. Agenda gushuka. Agenda gushuka ngo ibiki n'ibiki. Ngo hano ngo ntabwo ngo muzanamena. Ntabwo tuzaguhemba ngo mumaze kwirukana abakozi 10 mutabahemba. Ase mu byukuri kado kumaze igihe hano wigize ubona tutaguhemba. Nanjye nta makuru nyine ngenda ntoragura hanze. Murabizi nyine abagome nyine
rero sheri ujye wirinda amagambo y'abantu bari hanze nanjye ntabwo nayitaho rwose ko tugerageza kwitwara neza kuko hano njye nta kibazo mfite rwose munyitaho rwose mukamembera n'igihe ahubwo ngira ibyo barimo bavuga nayo n'ahantu babikuye bihorera ntukajya ubyitaho ujye ukora akazi kawe kwezi nikugera tuguhembe nta kibazo ukenera kujya mu rugo iwanyu nta kibazo mfite rwose hano muri uru rugo mfashwe neza ahubwo nta magambo y'abantu ikibazo uzagira cyose Kadogo uzatubwire njye na sheri tuzagikemura kabisa ahubwo dufite gahunda yo kugira ngo ku cyumweru tujye tujyana gusenga bose njye nabonye muri abantu beza cyane rwose nataye ababyeyi nsanga abandi babyeyi i Kigali rwose twiteguye kugufasha nayo makuru ngiye nari mbazaniye nayandi Kado icyo nakwibwirira cyo ntukajye uha umwanya abantu bose bakuza mu matwi sibyo kubera ko nanjye ni hari mu kagoroba nabumvise mpita nitsimba ahantu ku rukuta noneho ndatangira ndumva none niko kakoze kawo kambonye gashaka kunkurikira ngo kambaze ngo uko mbayeho ndakabwira ngo njye nta kibazo nabonye yashyomoka kabisa nabonye uriya mukozi wabo yashyomoka sheri si wabibonye terwa nawe mubona gumuzi ni ka gakozi ko muri kiriya gipangu cyaraye iki kuri wa mama w'umuganda nibutse n'izina ryako bakita Ngabo ntabwo kazi ni Ngabo sheri mana ubu tuzakora iki Kadogo twebwe twakuzanye tukwizeye ikinyabupfura gifite sibyo njye na sheri tuba turi kukwigaho hari ibintu byinshi turi guteganya kugukorera kandi byiza sibyo usabwa rero gukora akazi neza ku cyumweru tukajya tujyana gusenga sibyo akazi nkitaho neza boss Kado karame boss ibintu turi kugutegurira ni ibintu bizagushimisha cyane ahubwo se Kado warize ntabwo nabonye amahirwe yo kwiga ariko nagarukiye mu wa kane nzi gusoma ariko imyuga wayishobora imyuga nayishobora twamujyana mu myuga sheri ndikumva twamujyana mu myuga mekanike riga muri ababyeyi beza nubwo bagenda bavuga amagambo agakora amasuku yo mu rugo nanjye kubera muri iyi minsi ufite off ufite off birumvikana nangiza nkajya neka njye nkajya wenda nko mu byanjye nawe akahita ajya kwiga Kado reka ndabyigaho n'umufasha turaza kuguha igisubizo cyiza nimugoroba murakoze bose sibyo ngo dutegurire ka cyayi kivuga ngo iki sheri tubanza turye okay sawa nta kibazo sawa Kado